n'abakunzi bacu turabasuhuje cyane. Rero nta kindi kituzanye, tuzanywe no kubabwira inkuru y'akababaro cyangwa se inkuru y'urupfu rw'agashinyaguro y'umwana w'umukobwa witwa Umutoniwase Diane, ubwo yishwe n'uwari sheri we bita Nelson afatanyije na Muchoma, bamuca ijosi bamutera ibyuma. Ni inkuru ibabaje cyane itarimo gushimisha abantu hano mu gihugu cyacu. Reka mbanze mareke mwumve ubuhamya bw'ukuntu yishwe, hanyuma nze tubabwire neza. Ari sheri wiwe yitegura ko ari we yazagira umugore, aza kumenya amakuru ku ruhande y'uko undi muntu bakundanye we asa nkaho yamukatiye. Icyo kintu rero yagikoze ari nko kwihorera, ari nko kuvuga ngo bamuhombe, ziza urukundo. Ngo bamuteye ibyuma mu nda, bamaze kumutera ibyuma mu nda ngo bamuca n'izosi, ngo bamuca umutwe, mbese ngo batoraguye ikote rye pfiriya mu gishanga ngo ririho amaraso menshi. Ubwo rero bivuze ko nyine niba bafashe iryo kote rya Muchoma, ari Muchoma nyine wamwishe. Aba nari inturanye n'umukobwa witwa Umutoniwase Diane, akaba yari afite akabari hepfo yanjye. Tukaba ejo njye natashye saa 3 zuzuye za nijoro. Mu gitondo rero nje mu kazi nkifungura umuryango, nibwo umuntu yahise asanga ndi gufungura umuryango. Nyiri aya mazu ari we nyiri amazu dukodesha, ari nawe Umutoni Diane yakodeshaga, ahita ambwira ngo wamenye inkuru y'incamugongo yabayeho? Ndamubwira ati ntago nayimenye. Ati Mutoni wamenye ko baraye bamwishe? Ati baraye bamukase ijosi. Ati genda nugera kwa Ruwi ku kabari gahari, umukobwa bita Mutoni ati bamwishe, kuko nari nsanzwe muzi na Muchoma wahakoraga nari muzi. We yambwiye ati genda muri uwo muhanda, nubona Muchoma umufate. Nahise mufata, mukumara kumufata mpamagara fande wanjye arahagera. Mukumara kuhagera nawe yifashisha izindi nzego ziraza. Tukimara kumufata bamufashe bamwambika ipingu, bamwicaza hasi bamubaza amakuru. Kumubaza amakuru yasobanuye yuko Mutoni bamwishe nawe ahari. Yabyemeye kuko yemeye yuko bosi we ari we wafashe icyuma aramukera. Yes, ngira ngo mwabyumvise bakunzi bacu, mwumvise urupfu Umutoniwase Diane yapfuye. Rwari urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro. Ubwo mwabyumvise ko bamuteraguye ibyuma mu mbavu, bamucaho ijosi barishyira ku ruhande. Ni inkuru rwose iteye akababaro, iteye agahinda kabisa rwose. Muri iyi minsi ibintu bisigaye bimeze nabi. Twavuga ko isi isa nkaho igeze ku munsi wa nyuma, ubwo harimo hagenda hagaragara inkuru zitandukanye, ubwicanyi bukomeye, ibyaha bitandukanye, ibyaha by'urukozasoni. Nyine ni ibintu biteye agahinda kabisa. Gusa update twabahereza ku bagize uruhare mu rupfu rwa Umutoniwase Diane, uriya Muchoma we mu gitondo cyaho yahise afatwa, kuko Umutoni Diane bamwishe mu ijoro ryo kuwa 21. Noneho uriya bosi we Nelson nibwo yagerageje guhunga. Nyine mwumvise ko n'ikote ryiwe baritoraguye ngo mu gishanga aho yaritaye ryariho n'amaraso nyine yari yambaye, ryarimo n'ibyangombwa. Amakuru ko tugenda tuyafata, bene ryo baraje nyine. Noneho uyu Nelson agerageza guhungira hehe? Guhungira i Nyagasambu. Nibwo yagiye afata rogi ahantu. Noneho kuri 22 inzego z'umutekano zigiyeyo kumureba ngo zimufate, ashaka kuzirwanya, afite icyuma. Nyine ubona ko yabaye inkoramaraso nyine, kuko niyo umurebye ubona ari umwicanyi. Ngira ngo muramureba uwaho ngaho hagati, n'ubwo isura twayishyizemo akantu, ariko urabona ko rwose uramubona, biragaragara ko ari umwicanyi nyine. Rero nawe ubungubu, kugeza ubungubu nawe yararashwe, yarapfuye, yitabye Imana. Gusa nyine icyo twavuga cyangwa se icyo twasaba ni uko abantu bakomeza kwihangana, abantu bari hafi nyine mukaba hafi y'umuryango, mugakomeza kuba hafi y'umuryango.
so rero reka dusoreze ahangaha, gusa tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya GNB TV, mukomeza gukora like, share, subscribe, kugira ngo mujye mubona nyine amakuru ku gihe. Sawa, umunsi mwiza.